urimo satani. Hello family members, welcome back to my channel. Welcome back to my channel. My name is Uncle. Hello my YouTuber, umeze mute. No muhungu wanyu Lotte Comedian. Subiramo Lotte Comedian. Today rero ewana mbazani amakuru ashyushye ari kugenda avugwa hirya no hino ibintu byakaze, imihanda yanyereye ewana, imihanda yanyereye bimwe bitabaho. Ikintu cyambere njya nkubwire ewana, muzani utuntu n'utundi nyine turi kugenda tuba muri iyi mihanda. Ikintu cyambere nkubwira, don't forget to make subscribe. Genda ukanda hasi kukayogera uhita ukanda ahantu handitse all kugira ngo notification izajye zigenda zikugeraho zose, imwe ku yindi. My people, ibintu byakaze rero. Ikintu cyambere ndahera ku nkuru ibabaje. Inkuru ya mbere ibabaje nuko Kiramani muramuzi nyine, ni umukomediye, ni umucontent creator wa danje nyine tu akinisha movie, agira ate abenshi nyine bakunza kumwita ngo ni daddy, kumwita ngo daddy. Kiramani rero yagize ibyago, channel ziwe zose channel ziwe zose uziza Kiramani zasibwe ku runuza ku masite ya YouTube nyine, YouTube ewana bazisibye pe. Niba ari umuntu waziripotinze adono, gusa amakuru mfite nuko zasibwe, ahubwo kuba zasibwe ewana sinzi ko byanyinze bite, gusa amakuru mfite nyine ndi kugenda nsoma ku mbuga nkoranyambaga, bari kugenda bavuga ati Kiramani ngo yagiye muri RIB nyine yabishyikirije RIB, bari kugenda nyine babikurikirana gake kugira ngo bashe kuba bamusubiza channel ziwe nyine. Niba ari nabazi, gusa ikibazo cyo nuko bazihakinze zirasibwa. Urumva rero ibyo ni ibintu bibabaje, ahubwo uretse n'ibyo abantu batangiye kubifatirana. Hari yahise afungura channel nshyashya bita ngo Kiramani Studio, yafunguye channel bita Kiramani Studio, ariko ibyo bintu mu byitondere, channel zabaye ebyiri. Channel hari undi wahise amwiyitirira ngo ni akabantu n'abagome bafatira n'ibintu basi babonye afunguye YouTube bita ngo ni Kiramani Studio, nabo bahita bayita gutyo nyine. Ndagira ngo nkwereke kuri iyi video, ngiye gushyiraho fake account y'iyo YouTube channel, nshyiraho na original yayo nko ku mugoroba, kuri wa gatandatu ku mugoroba nibwo yapostinze kuri Instagram yiwe, avuga agaragaza original na fake account. Yagaragaje ko original account yiwe iriho video ebyiri, ebyiri. Noneho iyo fake account ni scrolling mugenda nyine mutanayijyaho si ngombwa. Icyangombwa Banyarwandakazi, mureke dusupporting Kiramani nyine man. Sinzi impamvu ibi bintu bibi bikunze kuba ku bantu beza tu. Kiramani yari umuntu ufasha, yari umuntu uzamura abandi bantu, yari umuntu man, nta muntu atafashije. Nanjye ubwanjye uraho wasanga yaranamfashije, ntiwabimenya, wasanga yaranamfashije. Gusa nyine ewana, njyewe ikintu yenda njyewe ku YouTube nyine ntago mbizobereyemo bya danje cyabirenze, gusa njyewe ikintu nabisabira aba YouTuber bagenzi banjye cyangwa abantu benshi mukoresha urubuga rwa YouTube, mumwifashirize man nyine, tumusubizaho yarari. Noneho muri iyi minsi ishize yabitangazaga ko nyine ngo yakenyeye nyine, ngo yarakenyeye ibintu nk'ibyo nyine. Noneho n'ikindi kintu kibabaje man, umuntu Kiramani uburyo byagenze, we yarifashe ubwe. Murabizi ko yari afite imodoka tu, yarayigurishije. None ayigurisha kugira ngo nyine yari abonye ibintu bya sinema byiwe bitakirebwa nka mbere nyine, ibintu nk'ibyo nyine bitangiye kuzamo utuntu nyine tutameze fresh. Waravuga ati reka mfata aka kaboro nkigurishirize, noneho nkomeze nshore muri movie, byanga byakuna n'ubundi muzakomeza muzirebe nk'uko mwazirebaga mbere. Ari ikintu cyaje kubaho man, umva ikintu kinababaje. Abantu bose bapostinze inkuru bavuga ngo Kiramani ngo yagurishije
bwagurishije imodoka ibintu nk'ibyo man bifite views ibihumbi 100 bifite views ibihumbi 100 ngahe man ariko movie zose ya postinze nti muri kuzireba man abanyarwanda mufite ibibazo sinzi ibibazo mufite cyo nabisabira rero man reka tumusupporting man reka tumusupporting mujye kuri YouTube channel yayo ye nyine tu mujye kuri YouTube channel yiwe ndaza no kuyipininga muri comment cyangwa nyine nyitaginge murahita muyibona nyine kuri description ndaza kwandika aho ngaho murahita muyibona mugende muyikandeho tu mugende nyine mukore subscribe mukore ibindi bintu byinshi man ewana Kiramani yambabaje bimwe bitabaho man bimwe bitabaho ukuntu yihirinza akagira man nyine isi ni gukiteye man isi rikaraga uyu munsi niwe ejo ni wowe man ibintu nk'ibyo nyine tu nubundi subscribe wamuhaye ubundi nturayimwima ngo uyirye cyangwa uyiteke nubundi nturayimwima ngo ikugaburire wowe muntu uri kureba iyi video I beg mwebwe mugende ku YouTube channel yiwe bita Kiramani Studio ndaza kuyitaginga man mutazitiranya zabaye ebyiri nyine abantu benshi bari kumwiyitirira zabaye ebyiri ndaza kubereka iya nyayo ndagira ngo aho ejo ndaza kuyipostinga aha ku ruhande ndashyiraho original account noneho kuri uruhande rundi nshyiraho fake account kugira ngo muze kubitandukanya we ubwe ku mugora yitagarije avuga ko fake account nyine iri video byinshi n'ibitari ibye ariko original account hariho video ebyiri I mean sindasubiraho ngo ndebe niba yashyizeho izindi gusa ku mugoroba kuri wa gatandatu yatangaje avuga ko hariho video ebyiri ndagira ngo rero ewana let's support our brother our daddy supporting daddy wacu man yafasha abantu benshi ba Mitsutsu ba Nyagiso man ni ibintu byinshi yagiye akora ariko nyine abantu benshi bagakomozaho ati daddy ngo ubukwe bwamumariye amafaranga ese ubundi mumubereye mu ikofi man mumubereye mu ikofi abandi bari kugira ngo ni prank man this ni binaga ari prank man binaga ari prank ni byanya byari ukuntu nayo ndi kuri TikTok none ndi kuri TikTok ndimo ndisroyingira nyine bisanzwe nsanga ari n'ibindi bipeti byatangiye kubikora y'inkuru bivuga ati Kiramani ngarimo arabeshya ngaragira ngo nyine ngo mukomeze mu muhe views ibintu nk'ibyo nigute umuyagwa view nigute umuntu mani ya pranking ibintu nk'ibyo channel ziwe zasibwa ibintu nk'ibyo mani genda jyanga muwe mufunguke mu mutwe mani urumva ugende ukumva n'ubundi sabu bari baramuhaye ugende wongere uyimuhe dukomeze gutezanya imbere man dukomeze gutezanya imbere kabisa murabona ko ibintu ni magirirane man ibintu ni magirirane wabona umufashije ejo bikagenda bicya nawe ukakufasha gutyo nyine ngiye impamvu ubundi iyi video kuri YouTube yanjye urasanga ari nayo video ya mbere ivuga kuri ibi bintu nyine by'amanuza ari kugenda bera hano ku mihanda nyine gake niyo ya mbere niye n'impamvu nyikoze man ibintu byambabaje ndagira wenda views bori ragira arizo subscribers nyine muza kumuhato arizo subscribers araza kugira uwe ureba iyi video na handi wirukire kuri YouTube ndataginga muri description YouTube ndataginga mwege mugende muyikoreho subscribe ibintu bikomeze kuba byagenda bijya mu buryo indi nkuru ya kabiri rero Kiramani reka tumuveho nyine mumufashe nyine nk'umusani wacu iyindi nkuru iri guca ibintu ikabicika nako si n'inkuru ni akabifu kari kugenda kazamuka k'umunyamakuru umwe hamwe n'umucontent creator bita Jay Swizzle rero ibintu byakaze mumbaze ngo byagenze bite ngiye kukwereka amavideo abiri uriya munyamakuru bita Scovia uriya munyamakuru bita Scovia ukora kuri Mamu rwa Gasabo nyine ku kinyamakuru cya Mamu rwa Gasabo yari ari mu makuru nyine atangaza ni video ngiye kuyikwereka hano ngiye kuyibereka ni video yarari atangaza nyine atanga urugero kuri Jay Swizzle reka nangire mwiyumvire ukuntu byagenze uburyo byagenze tu umuntu umeze nk'agasuku ntabwo ari umunyamakuru ariko ibyo akora Rwanda Road Council uzi icyo bakiza ni hasohoke polisi ituma tumuterura tukamukura aho yibwira ko ari ikigenye tukamutekamo hano
kuba umunyamakuru ni amahitamo nk'uko ushobora no kujya ku mbuga nkoranyambaga ariko ntihaze na polisi ifatana bariya bandi bazanye rega nubwo aba bantu ntanze urugero kuri uyu mugabo Gasuku kubera ko aribo abantu bakoraho komentari benshi inzego zose abantu bose bakavuga ariko uriya muntu si umunyamakuru ariko ibyo atanga abaturage babikonsoma nk'amakuru. Ibyo bintu rero hari umuntu utarabyumvishe neza mumbaze ngo byayenze bite. Hari umuntu utarabyumvishe neza n'umuntu bita Jay Swizi nawe yamushubije ceceka wumve abantu b'abami ba kera biyitaga ko bakomeye barapfuye yemwe n'umwana w'Imana ukomeye wari ukomeye cyangwa se unakomeye kuri ubu ngubu yarapfuye wowe rero nta gukomera kuri rwose pe ubyumve n'ibyo bakubwira baragushuka kandi rwose ntukajye unabyizera nta gukomeye naho ubundi ukora imirimo myiza ifite igihugu akamaro ibyo gushyomoka ndetse no kuvangavanga amasaka n'amasakaramentu wigize intyoza wigize intete ibintu byose wowe urabizi wowe wagenze gake. Ubwo rero nyine naho ngaho nyine utwo ni tuvidewo turi kugenda ducacana wowe ikintu babwira ati ewana cyari kinzanye ubundi cyadanje cyari kiramani nicyo cyari kinzanye cyadanje kuvuga ati ewana mumuremere mumukorere ewana boro zadanje ubwo ngiye tuzongera kugahuza ciao gusa nkomeza kubwira don't forget to make subscribe ugenda aho ngaho hasi kukayogera ukandeho numva kavuze ewana ciao naho ubwo tuzabonana ubutaha ewana murakoze kabisa.